Bakunzi ba chano yacu abimana bera twongeye kubasuhuza kandi tubaye karibu n'ikaze aho uyu munsi twatembereye ku mazi tujya kureba ubwiza butatse bwa Rwanda, tujya kureba amazi y'Imana yiremeye, ariko hano turi kumwe n'umutumirwa dusanze ku mazi kandi dusanze ari koga avuga ati ndiho ndiyuhagira imikoshi, ndiho ndiyuhagira ibikarande naragiye mvukana, ndiho ndiyuhagira ibintu nagiye mpamurirwaho kera nkiri umwana mutoya. Wadusuhuza muraho neza? Yes, ahimbazwa cyane. Amakuru tugusanze hano kuri aya mazi uri kwiyuhagira kandi uri koga ku mazi atemba cyane. Ubundi hano bahita mu kahe karere? Aha ni mu karere ka Nyarugenge cyane. Aha ni mu karere ka Nyarugenge mu mudugudu wa Nyabyondo. Yego. So rero dusanze uri kwiyuhagira, ariko kandi ibyo ari byo byose ushobora no kutwibwira wese abakubonye cyangwa abagiye kujya bakubona bakanakumenya. Ubu hari n'inshuti zikuzi, hari n'abasanzwe bakuzi byibuze bakakumenya. Amazina yanjye ni Shimimana Enoch. Yes. Mu rugo bwite ni mu karere ka Kirehe. Inaha nahaje mu buryo bwo gushaka imibereho. Yego. Ariko imibereho nyine tuyibona kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Uyu musozi ndiho ahantu nsanze ni ahantu nagiriye imigisha. Yego. Imana igira amayira ifungura. Yego. Igira imyaka inkuraho. Amen. Muri make Imana aho natangiye kuza kuri uyu musozi yagiye ingirira neza, ndabihamisha umutima wawe. Imana ishimwe. So rero abantu bashobora kukureba bakibaza batari ko se uriya ko tumubona ni umugabo, ni umusore, ni iki? So ushobora kwibwira abantu bazajya bakwitegereza bakakureba neza cyane ko ubu ngubu ugiye no kwamamara. Okay, imyaka mfite ni 22. Nkaba ndi umugabo w'umwana umwe. Ndashima Imana ko yankuye mu nzira kare. Nkaba ndi umugabo, ndashima Imana. Numvishe uvuga ngo uri umugabo w'umwana umwe, ariko sinumvishe uvuga ngo n'umugore umwe cyangwa se abagore bangahe. Ubwo nakwibaza ndetse n'ababyumvisha bakwibaza batese yabyaye ku giti nta mugore agira se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya abantu kenshi iyo Imana ikiguhishe ntago navuga ngo ufite abagore benshi. Yes. Ufite umugore umwe n'umwana umwe. Iryo niryo twashakaga. So rero muri aka kazi tugusanzemo dusanze uri kuhagira, ese mu by'ukuri ni ubuhe buhamya ushobora kuduha nk'abanyamakuru b'Abimana bera, ushobora kuduha bacano ab'Imana bera? Ni akahe kamaro aya mazi tubonye udusanze uhagazeho yaba yarakugiriye cyangwa se Imana yaba yarakoresheje ukavuga uti kabisa ari amazi nanjye sinzegera nyahara? Amazi ikintu cyatuma naharayo no mazi. Yego. Mu by'ukuri aha hantu Imana yaramfashije ingirira neza. Yego. Impembuza ya maraso yatumeneye ku musaraba. Yego. Kugira ngo ubwoko bwayo duhabwe ubuzima, duhabwe kubaho byuzuye. Yego. Ndashima Imana ko yemeye ikanteza intambwe zayo ikanzana hano kugira ngo ingirire neza. Ibihamya byo ni byinshi, ariko wenda nuko aba ari ubushobozi nabara ngo budashyitse, ariko mu by'ukuri nkunda kuririmba kandi kuva naza kuri uyu musozi hari indirimbo nahakora. Uri umuhanzi? Hari indirimbo umuhanzi ariko bidateye imbere. Kagira inkuru. Ariko kuba kuri uyu musozi nahaboneye indirimbo nanjye ngo Israel niwe waririmbye ngo ku musaraba nahaboneye indirimbo. Nanjye nageze kuri uyu musozi bitewe no kugirirwa neza n'Imana makura indirimbo. Natwe rero naje ndushye mbabaye ndemerewe nikoreye imitwaro mfite, hari imbaraga zifashe, hari iminyururu imboshye, mpageze Imana irambohora. Ubu ndashima Imana ko yambohora. Okay, rero ushobora kuba utubwiye akantu keza cyane numvaga nari bukubaze, bivuze ko ungereye ku ngingo ukunda kuririmba muri makeje. Okay, so rero ushobora gutangira usengera abakunzi ba cano ab'Imana bera, ndetse ubaragiza Imana isumba byose yafunguje iyi cano, hanyuma kandi warangiza kubasengera ukaza guhita unakurikizaho nk'indirimbo nk'ebyiri. Mu by'ukuri kuko twamenye ko uri umuhanzi utaramamara, ariko ubu uyu munsi ugiye kwamamara, ugiye kumenyekana. Ubwo rero ndumva watangira usengera abantu, hanyuma noneho warangiza ugahita unyuzaho n'indirimbo ebyiri. Imana ishimwe.
Uwiteka Nyiringabo Imana data wa twese uri mu ijuru, mushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, mushimiye uburyo unyitaho ukangirira neza, haleluya, ugakomeza kundamburiraho ikiganza cyawe cy'uburinzi mwami. amen. Uwiteka Nyiringabo rero aya masaha shimye kuri Imana wongeye kwemera ko mwami nzamura cyangwa se ngaragaza Imana indimo ariko icecetse iryamye, amen. Uwiteka rero nyemerera ubane n'imitima, ubane n'ubwoko bugiye kundeba, ubane n'ubwoko buri kundeba, ubane n'ubwoko mwami Imana wiremeye ugashyira mu isi. Reka ubuhe umugisha wawe, reka ubugirire neza kuko uri Imana, reka iyi cano ab'Imana ikunda uyiteze imbere mu izina rya Ab'Imana bera. Yesu Kristo. Ab'Imana bera, reka iyi cano izamuke ku bwawe. Hallelujah. Uri Imana ifata ibitagaragara Hallelujah. ikabigira ibigaragara, Hallelujah. mu izina rya Yesu Rove kire sayine mandosha zimo. tegeka ku buzima bwa buri umwe uri kundeba, Yego. reka iyi cano yamamare Amen. kuko ari wowe wabyemeye kibaho. Ganza utegeke muri byose rero, reka byose bikomeze kuba uko ushaka. Nsabye nizeye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Amen. Rero tuguhaye karibu n'ikaze. Hari abantu bari bafite amatsiko menshi bavuga bati ariko uwo muhanzi mu by'ukuri ese uretse kuba utaratangira hari ahandi hantu waba izi ndirimbo warazisohoye cyangwa warazinyujije? Izi ndirimbo uretse kuba zanditse no kuba hari izo nzi nagerageje kurepeta nkazimenya, nta handi zijya. Okay, ubu iyi cano iba iya mbere. Ujye wicara rero uyisengera, ujye wicara uyereka abandi bantu za nshuti zawe mukorana, uzibwire gukanda amasubscribe, uzibwire kugenda zireba video, cyane ko nawe ubu ngubu ugiye kujya urebwa. Ukajya ubwira aba bantu bawe mubana uti burya nanjye ndi kuri cano, ndi kuri YouTube, none mu by'ukuri ni mukanda aha ngaha mu ndebe. Yego rero tuguhaye karibu n'ikaze kugira ngo ubirimbire abateze amatwi kandi uture izo ndirimbo Imana isumba byose yatumye duhura. Murakoze. Ngiye kuririmba indirimbo y'Imana. Imana nishimwe. Amen. Murakoze. Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro, niwe gitare cyanjye ntarimo gukiranirwa, umurava we n'ingabo inkingira, Amen. igiteye ubwoba cyose ntacyo nzaba. Uwiteka ari ku ngoma, Hallelujah. yambaye icyubahiro, niwe gitare cyanjye ntarimo gukiranirwa, umurava we n'ingabo inkingira, igiteye ubwoba cyose ntacyo nzaba, ntacyo nzaba. Murambabarira. Imana ishimwe. Ubwo iyo ni indirimbo twumvishe, ubwo wayitereye hejuru, ariko nta kibazo wakurikizaho iya kabiri. Buriya n'iriya rega byatangiye, amajwi yatangiye kumvikana. Imana ishimwe. Noneho indi niyo nakuye kuri uyu musozi. Imana ingirira neza. Noneho yo uyirimbe neza. Abantu murambabarira bitewe no kumara umwanya nera haleluya cyane, mvuga cyane, nasaraye, ariko mu busanzwe ndirimba neza. Uwazagutumira kuri cano wazagaruka ukongera ukabaririmbira noneho utasaraye. Imana ishimwe cyane. Ibibabaza umutima ni byinshi, bikamara imbaraga z'umubiri, rimwe na rimwe nareba imbere nkabona nta nzira, umutima ugasimbuka areka icyo nabonye, kwizera Imana nacyabiruta. Ibibabaza umutima ni byinshi, bikamara imbaraga z'umubiri, rimwe na rimwe
nareba imbere nkabona nta nzira umutima ugasimbuka areka icyo nabonye kwizera Imana nacyabiruta amen nasanze mu buzima ari wowe nkeneye Yesu nabonye ko naho naba tutari kumwe nasanze mu buzima ari wowe nkeneye Yesu nabonye ko naho naba tutari kumwe amen narindi nk'intama idafite umwungeri maze Yesu araza ambera umwungeri arambura ikiganza cye aramfata ankura mu mazi y'isanzure anyegeza hafi ye anyitaho narindi nk'intama idafite umwungeri maze Yesu araza ambera umwungeri arambura ikiganza cye aramfata ankura mu mazi y'isanzure anyegeza hafi ye anyitaho nasanze mu buzima ari wowe nkeneye Yesu nabonye ko naho naba tutari kumwe nasanze mu buzima ari wowe nkeneye Yesu nabonye ko naho naba tutari kumwe kukuamini wewe Bwana vinamaliza mhangaiko katika moyo ambao unauma ukafurahisha hata na upendo unaonyesha kukuamini wewe Bwana vinamaliza mhangaiko katika moyo ambao unauma ukafurahishwa hata na upendo unaonyesha nasanze mu buzima ari wowe nkeneye Yesu nabonye ko naho naba tutari kumwe nasanze mu buzima ari wowe nkeneye Yesu nabonye ko naho naba tutari kumwe Shalom shalom murakoze Imana rero iguha imigisha myinshi cyane murambabarira nasaraye bitewe no guhimbaza Imana cyane no kuririmba indirimbo zishimwe cyane yego naje gusarara ariko mu busanzwe nza ndirimba neza bigakura uri umuhanzi so rero hari abantu bambajije none abatera komenti batese uwo musore cyangwa se uwo mugabo none ubu nta kandi kantu yabazi cyangwa nta bundi buhamya runaka yaba afite ese ntabwo hari n'indi ndirimbo yabazi byibuze nayo ngo akomeza turyohereza ko iki kiganiro kitunejeje kandi iyi ndirimbo ituguwe neza rero niba hari indi ufite simbizi uko ugiye kunezeza abakunzi bawe ariko nuko nguko bimeze indirimbo nzi izanjye zigera mu ndirimbo zinarenga n'eshanu ariko
zigiye zifite igitera kimwe na rofure, igitera kimwe na rofure n'ibyo nzi ariko ntacyo igitera kimwe na rofure wabasogongezaho byibuze indimwe. Ninde nkawe Yesu, ninde nkawe, ninde nkawe Yesu, waza imbere yanjye akemeza umutima wanjye ko yarokora umuntu. Ninde nkawe Yesu, ninde nkawe, waza imbere yanjye akemeza umutima wanjye ko yarokora umuntu. Uwo ntawe mubariho, mubabayeho ndetse n'abazazayo, uribanza ukikurikira. Amena. Nawe nkawe waza imbere yanjye akemeza umutima wanjye ko yarokora umuntu. Nawe nkawe waza imbere yanjye akemeza umutima wanjye ko yarokora umuntu. Amena. Iyo Imana rero iguha imigisha myinshi cyane, ariko nabonye ukunda no kunywa aya mazi. aya mazi arimo ubuzima. Aya mazi abamo ubuzima. Arimo ubuzima kandi mugura mu bibuni. Okay. Kandi aya mazi aranavura, kuko nanjye nzi ko yanyijije indwara uyanyweye yashira inyota arakira. Ni amazi y'ubugingo. Yumva mfite ibyishimo, ubundi yumva atekereza ku bundi buzima, ntabwo atekereza ubu turebesha amazi. Amen. Atekereza ku bundi buzima. So none rero hanze aha ngaha haba ibintu by'urubyiruko, haba abantu se urubyiruko, abagabo batarashaka cyangwa se abasore batarashaka bagiye bigaragura mu byaha. Weho Imana yarakuneshereje iragutsindira, hanyuma noneho iguha umugore, iguha umwana. Ni iyihe nama wagira nk'urubyiruko rw'abakobwa cyangwa rw'abasore bari hanze aha ngaha bakirembejwe n'ibyaha kandi bagishayishwa n'ibyaha, kama nk'umukozi w'Imana nkawe? Muri Bibiliya muri Bibiliya niho havuga ngo jya wibuka umuremyi wawe ukiri umusore. Amen. Kuko ubuto n'ubusore birashukana. Amen. Bisaba Yesu akuyobore. Yego. Kandi imbuto y'ubugwaneza iruta ubutunzi bwinshi. Amen. Iharanira urugero rwiza ugihumeka. Ikintu nabwira ubu ngenda urubyiruko. Yes. Ufite umwana n'umugore ariko ndi urubyiruko. Ikintu nabwira urubyiruko mu by'ukuri rugishayisha, rugikora ibyaha, rugisambana, kandi cano ab'Imana bera dushinzwe kubwiriza abantu kuva mu byaha ndetse no kubabwiza ukuri. Ikintu nabwira urubyiruko mu by'ukuri turashaka kugenda uko tutari. Yego. Ati kubera iki uvuze ko dushaka kugenda uko tutari? Mu by'ukuri twebwe turashaka ubuzima bworoshye, kandi hano ku isi ntabwo ubuzima bworoshye twahabubonera. Yego. Kubera ko uko byasa kose nyuma y'uyu mubabaro mu bantu nagerageje kubona bafite ikintu bafite ikintu wakwita nk'iterambere, baravunitse, barakoze. Urubyiruko rero turi kwigira ngo ntibindere, tugashaka kubaho nk'abantu bafite amafaranga, kandi mu by'ukuri nta mafaranga dufite. Ugasanga umwana ahera ku wa mbere akora akageza ku wundi wa mbere akora, mu by'ukuri ukabona nta terambere. Birababaje mu rubyiruko. Ngewe ikintu nabwira rero urubyiruko, nta wundi wagukura muri ibyo, nta wundi waguha iterambere, nta wundi watuma ugira ubuzima bwiza, nta wundi warwara ngo agukize, nta wundi wagukura muri iyo mico yose mibi uretse Yesu Kristo wenyine. Amen. Kuko Yesu niwe wemeye kubambwa ku musaraba kubera ibyaha byacu, yemera kutugirira neza tutamugira. Ngo abo yakijije nibo bamubambye, ngo abo yitaho nibo bamubambye. Ariko Yesu ntabwo ibyo, aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyateza ibiganza kugira ngo atugirire neza, atwiteho. Rero ikintu nabwira urubyiruko, tuve mu byaha, tureke ibyo twibwira, tugarukire umwami Yesu
adutegeye amaboko kugira twiteho. Murakoze. urakoze cyane rero, ariko hari n'abantu b'abagabo cyangwa se abagore bajya basenya ingo, cyangwa se umwe akumva umugabo ntamunyuze, akumva ashaka kujya gute kwishakira abandi. Ese abo bari gusenya ingo bo wabagira izihe nama, kama noneho nk'umupapa uri guserukira izindi ngo? Ikintu nabwira abantu basenya ingo rero, ngumva mu masezerano nta mpamvu, umunsi w'Imana yego niyo uzakorwa n'isoni. ubwo niba wumva ko ubuzima bwawe bunyuzwe n'abagore wenda batanu, bikora, ariko ibyo ntibinejeje Imana. ubikora uzi ko bitanejeje Imana. yego rero njye ikintu mbona gituma kenshi abantu babana baryana batumvikana, Imana izamfashe ndacyari muto, hari n'uwande bakavuga ati tuza ntacyo urabona, ariko kubera gushobozwa n'Imana nzabona ibyiza sinzabona ibibi, kubera ko Imana iri mu ruhande rwanjye, kandi hari ibyiza byinshi yifuza kunkorera. ikintu nabwira abantu rero basenya bagashwana n'abagore, ugasanga ntabwo bimeze neza mu rugo, mu by'ukuri haba habura ikintu kimwe. jya ubanza wumve ko ibyo ushoboye atabishoboye, ibyo ashoboye si ubishoboye. niba ushaka ko akora ibyo ushaka, jyamo umwereke uko byagakoze. nubona atabishoboye, umenye ko nyine ubwo ntabwo abishoboye, ubohoke ko ibyo bintu adakora, kuko ntabwo abishoboye. twebwe turashaka gushyira umuntu mu kintu adakunda, adashoboye, bigatuma kumvikana bibura. buriya njyewe ntekereza, sinzi umuntu wavuze ngo umugore ntabwo ari umuntu wakwiga ngo umenye. uwo mwana we yakuze ufite amenyo ya 32, ntabwo wambwira ngo uzamwiga umumenye. ubwo rero wowe niba ushaka kubana nawe mu mahoro, banza umenye ngo ese uyu muntu akunda iki, ashoboye iki. numara kumenya ibyo akunda n'ibyo ashoboye, banza ufate, ubanza ugendere mu byo ashoboye, hanyuma umuhindure. nubona yanze, umenye ko ariko aremye. urakoze cyane rero, watunyurizaho niba hari akandi karirimbo ka nyuma se waba usigaranye, ubundi gasezerera abafana cyangwa se abakunzi ba cano ab'Imana bera, ubundi ugahita unadusengera, ubundi Imana ikabana natwe. murakoze cyane. Okay, sawa rero, urakoze cyane. niba nta kandi karirimbo wadusengera, ubwo utubwiye ko utari kukibuka, wadusengera ubundi ugakomeza. cyangwa urakoze cyane, wasenga. Imana nziza, Imana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, wera wa Isiraheli, ushimiye neza n'urukundo rwawe, umurava wawe n'imbabazi zawe, uburyo unyitaho ukangirira neza. komeza kuganza utegeke ku bwoko bwawe, haba bari kureba iyi video, haba natwe, komeza utureba n'amaso y'imbabazi utugirire neza. reka uburinzi bwawe butubeho mu izina rya Yesu Kristo. komeza kuganza utegeke muri byose, kuko uri Imana. reka isi n'ijuru bahamye gukomera kwawe, kuko uri Imana wahamije isi n'ijuru. reka ineza yawe n'urukundo rwawe rero bibe mu bwoko bwawe, usabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. urakoze. Amen. urakoze cyane nshuti bakunzi ba cano yacu rero ab'Imana bera, nk'uko mwumvishe uyu mupapa mu by'ukuri ni umupapa ukunda Imana, ni umupapa w'umuhanzi. hanyuma kandi dukomeje kubashimira kandi tuvuga tuti amahoro y'Imana abane namwe. nta kindi rero tubibutsa ni ugukanda subscribe unyuze muri YouTube yawe cano, warangiza ukandikamo ijambo ab'Imana bera, warangiza ugakora subscribe kandi ugatanga igitekerezo wamaze gukora subscribe. Imana rero ikugirire neza, utange comment, utange ibitekerezo, kandi uyu mutumirwa buriya ukore na share, ubundi uyu mutumirwa niba mumukunze muzatubwire tuzongera tumuhamagare. waduhamagara rero kuri 07823224 200. amahoro y'Imana abane namwe. ciao ciao, hasta la vista.